Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni itangazo rya polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda yatangaje yuko impanuka nyinshi zikunze kubera mu mihanda ziterwa n'abashoferi batwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha, n'abandi bashoferi batwara imodoka aribwo bakibona amaperime ugasanga imodoka baziroshye mu mukingo. Gutyo polisi yavuze yuko umuntu wese uzajya ubona agategure azajya abanza ajye kwihugura, kandi polisi yongera kugaruka ku bantu batwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha ko ubazafatira mu iki cyaha azahanwa bikomeye cyane, dore yuko polisi yavuze yuko impanuka yabereye hano Sonatibe umushoferi yari abifitemo uruhare, dore yuko umushoferi yahise anatabwa muri yombi akurikiranwe icyaha cyo kwica abantu 5 abagongeye icyarimwe. Ibi ngibi birashyira umukono ku itangazo ryasohotse uno munsi rivuga ngo gerayo amahoro, ubwo polisi ikangurira abashoferi n'abamotari yongera kubibutsa gukoresha umuhanda kugira ngo birinde impanuka zikunze kubera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyane cyane mu turere 3 tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni iry'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali watangaje ko inzu zisaga 30 barangije kuzihagarika bitewe n'uko bazubatse binyuranyije n'amategeko, dore yuko bamwe batse icyangombwa cyo kuvugurura birangira basenye biyubakiyemo ama etaje, abandi baka icyangombwa cyo kubaka kadestara biyubakira ama etaje, dore yuko umujyi wa Kigali wavuze ko buri muntu wese azajye yubaka akurikije igishushanyo mbonera. Umujyi wa Kigali waboneyeho gukangurira abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Birakaze. So ubu duherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana, hari kubakwa inyubako z'ama etaje. Izo nyubako zarangije guhagarikwa n'umujyi wa Kigali. Izo nyubako ntago zari zubahirije ibisabwa birangira bazihagaritse, aho batse ibyangombwa byo kuvugurura birangira biyubakiye amakadestara. Nkuko muri kubireba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda, harimo nabubatse ama etaje, harimo abubatse ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, ariko izi nzu zarahagaritswe. Umujyi wa Kigali wahise ushyira itangazo hanze ryihutirwa rireba abanyarwanda bose, twese muri rusange iri tangazo riratureba. So izi nyubako zahagaritswe kubera ko abaturage bari batanze amakuru yuko ziri kubakwa binyuranyije n'amategeko. Niyo mpamvu rero zahagaritswe ku mugaragaro n'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali ndashaka kubabwira itangazo umujyi wa Kigali wasohoye none ahangaha. Umujyi wa Kigali wasohoye itangazo rigira ritya: umuntu wese ushaka kubaka icyangombwa kikwemerera kubakwa kijyanye n'igishushanyo mbonera, kandi waka icyangombwa cyo kuvugurura uvugurure, ni waka icyangombwa kikwemerera kubaka kadestara ubaka kadestara wikubaka etaje. Ibi rero byashyizweho umukono, no kuvuga ngo umuntu uzajya ubaka binyuranyije n'amategeko inzu ye bazajya bayisenya cyangwa bayihagarika. Ni mu gihe inzu zisanga 15 zarangije gusenwa bitewe nuko bazubatse binyuranyije n'amategeko. Bivuze ngo rero banyarwandakazi muri konyumva, namwe mufite amazu mushaka kuzamura, bivuze ngo namwe mwubake binyuranyije cyangwa mwubake bitanyuranyije n'amategeko, kugira ngo mukomeze dusigasire u Rwanda rwacu twifuza, kandi tujye dukora ibikorwa remezo uko biba bimeze nko kunyereza umusoro, kubera ko iyo baguhaye ibi ngibi biba bimeze nko kunyereza umusoro, kubera ko nimba watse icyangombwa cyo kuvugurura wowe ukahita yubakira etaje, wakagombye kujya kwaka icyangombwa kikwemera kubaka etaje, urumva ko hari amafaranga uba unyereje. Harimo n'abaturage bagiye bagaragaza zino mbogamizi batuye nk'ahantu batarashyira borune. Ngira ngo borune mwese murazizi, ari nk'ahantu henshi baba bataratera borune, nko mu byaro aho ngaho za Ruhenzi hejuru, za Gihara hirya aho barangije kuhatera borune, ugasanga umuntu wese aje yubakiyemo inzu iyo ari yo yose. Ako kanya iyo hageze borune bakatera borune n'igishushanyo mbonera cyita kiziramo. Bivuze ngo ntabwo rero wemeye gukora ibihabanye n'igishushanyo mbonera. Iri ni itangazo ry'umujyi wa Kigali nabagezagaho.
Aha, reka rero mbabwire itangazo rya wasake yasohoye itangazo ryihutirwa none ahangaha kandi mwese nk'abanyarwanda musabwa kuryumva, ariko reka tubanze tujye ku itangazo rya polisi y'u Rwanda kugira ngo tujye kurya wasake. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko impanuka nyinshi zikunze kubera mu mihanda ziterwa n'abashoferi batwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha, kandi ugasanga bashyize ubuzima bwabo mu kaga n'ubwa bagenzi babo mu kaga. Bityo rero polisi y'u Rwanda irakangurira abashoferi bose kujya batwara ibinyabiziga batanyoye ibisindisha, kubera ko iyo utwaye ibinyabiziga wanyoye ibisindisha bituma ushaka gushyira muri risike abantu utwaye kandi nawe utisize. Bivuze ngo abaturage namwe mutangira amakuru ku gihe kugira ngo umushoferi uzagaragara muri ibyo bikorwa byo gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha nawe ahanwe. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Reka amakuru yacu tube tuyasubikiye hano. Mwari muri kumwe ko n'umuyoboro nitwa Gakidasamura urwego rwato bakorerwa Kongoma, nkaba nari imperereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana, harimo hubakwa inyubako binyuranyije n'amategeko bikarangira zino nyubako bazisenye. Bivuze ngo mbere bwo bwa mbere ugize ko n'umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda cyane. Ciao ciao.